umuntu ashobora kuba mu idini imyaka 30 atarakura, kandi ahambara taninga, wahamba nati we, wahamba nati siyabonga we, akaba mu idini atarakura, yikoze iby'ubwana atabizi ko ari umuheburayo. Abandi banywa inzoga nawe akayinywa, bakambara ubusa nawe akabwambara, barara muri roji nawe akararayo, banywa kambuca nawe akazinywa, banywa urumogi nawe akarunywa, banywa byeri nawe akayinywa, basambana nawe agasambana. Aracyari umwana, icyakora ururimi rwo kuvuga Yesu rwo ararufite. Ya protokora kambara badge da y'idini hano, sepo yora campus kakubita hano, ariko uri umwana. Pana rukayimanura we, kuyimanura ku cyumweru kaza kutubeshya. Abarokore musige muri abatekinisiye, ntimukibeshya ngo mubeshye gutyo gusa, musige mubeshyera mu ndirimbo. Biravuga ngo Mose amaze gukura, ngabona kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Urumva ifiyeri igikomangoma, ngarabibalansinga bishyira ku munzani. Aravuga ati kuba igikomangoma, kuba umuheburayo. Abaheburayo barabumba amatafari, igikomangoma kiranywa igikoma cyavoka mu gitondo. Ndabihuza gute? Nimba umuheburayo nzaba ngayitse ariko maso y'Imana nubashwe, nimba umunyagiputa nzaba nubashwe muri Egiputa ariko ku Mana ni feke. Ngabishyira ku munzani, eliwizaho tano rakita zayi westivai, abishyira ku munzani, arabipima. Ejo akabona ko umunyagiputa nibyo biri hejuru kuko bifite inyungu za nonaha. Shabuze ukuntu kuba umunyagiputa biryoshye. Datawe bikwambika utarushye, kubifite ikigabo kikugurira. Kuba umunyagiputa ni ibintu bya sweet. Haleluya. Kuba umunyagiputa yose we, utanga cya gice cyo mu majyepfo bagahita baguhaka akazi. Kuba umunyagiputa. Ariko kuba umuheburayo birakubwira ngo no, itonde utegereze icyo Imana yavuze. Attention please, genda buhoro. Hanyuma rero uko kugenda buhoro ni inzara, nukwambara ubusa, kandi uri muri Kigali piga sitire. Kuba umuheburayo bikakubwira ngo genda gace, mu ijuru ntiturebe ubwinshi bw'imyenda, turebe ubwinshi bwo gukiranuka. Wahura n'umunyagiputa akaza akakubwira ati wase diplome yawe muri UR campus ugikumariye iki ko wabaye fake. Uharya ngo wirga guririmba ngo kuko umwami Yesu ankunda nta mahoro hagati yo izagutabara utagangaye. Ni Kaporo woni yabwiye mu Kristo, yarambwiye ngo ibyanjye birihuta, nugumana nanjye nzajya nguha ibintu byihuse. Mu Kristo arambwiye ati oya, nubwo ibyawe byihuta ariko ni iby'igihe gito. Hamwangera ngo umwami wanyu ahemba atinze, arambwiye ati nta kibazo nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba biraramba. Nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba bigira gute? Biraramba. Nubwo ahemba atinze ariko ibyo atanze biraramba. Amashyi kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ahemba atinze bakobwa beza, ajya atinda. Ahemba atinze basore ariko ibintu atanze urugakubakiye ruba rurimo amahoro yuzuye. Nubwo arutanga atinze, hari igihe abikora atinze, kandi reka atinde arashaka kugushonga ngo agushyire ku rugero nk'urwe. Azaguha umugore utazakukurura amatwi kandi uri umugabo. Urukundo mundebye neza. Reka uzahura n'umunyagiputa akazajya gukurura amatwi, bati nta bugabo bwawe babajyana ngo barize ngo uzi kuvuga icyongereza no gushinga inshinge. Umugore w'umunyagiputakazi, ariko iyo wihangananye na Yesu ashobora kubiguha bitinze ariko akazabiguha bifite ubuzima. Abantu bo muri VIP, haleluya. Matayo 19:27. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 19:27.
Matayo 19:27 haravuze ngo maze Petero aramubaza ati dore twebwe twasize byose turagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo be bishya, umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucira imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11:24. Abaheburayo 11:24. Dusome turi kwihuta cyane kubera dushaka kumva indirimbo z'abaririmbyi. Abaheburayo 11:24 haravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezaneza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Amen. Amen. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye, sinkita kubiri mu isi, Yesu aranyuze. Uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu mukiza wanjye, sinkita kubiri mu isi, Yesu aranyuze. Amen. Mwuka yampaye aya magambo ngo nze kuyaganira namwe, afite intego ivuga ngo Yesu ntaha agaciro ibyo yagukuyemo, ahubwo aha agaciro ibyo yagushyizemo. Ntabwo Yesu aha agaciro cyane ibyo yagukuyemo, ahubwo ajya yita cyane ku byo yagushyizemo. Amen. Reka mbisubiremo. Ntago Yesu ntaha agaciro cyane ingano n'uburemere bw'ibyo yakuvanyemo utarakizwa, utaramwizera. Nibishaka biba ari byinshi bite, nibishaka bibe bifite agaciro kameze gate, ntibishobora kugira agaciro kangana n'ibyo yagushyizemo. Yesu ashimwe. Paulo amaze kwizera yatakaje ibintu bine cyangwa bitatu. Kubitakaza kutari ukubitakaza ko mutere ngo abe bibere nk'ibintu adahaye agaciro. Oya, ni ibintu bifite agaciro ariko ahishurirwa ko mu isi y'umwuka ibyo Yesu yamuhaye ari byo biri hejuru, bifite imbaraga. Iyo Paulo ashaka gusubira inyuma akajya gufata bya bindi yitaga byiza, yari afite uburyo. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo twebwe nubwo tudasubira inyuma si uko tudafite uburyo, kuko uburyo bwo gusubirayo turabufite, uburyo bwo kujya mu byaha turabufite, uburyo bwo kuryoshya turabufite. Aravuga ariko impamvu tudasubira inyuma turimo turareba ibindi bintu biri imbere birusha agaciro ibyo twavuyemo. Impamvu dukomeza tukajya imbere si uko twirengagije ko ibyo twavuyemo byari bifite agaciro, ariko turabibaransinga, tubishyira ku muzani, tugasanga ibyo Yesu yadushyizemo ari byo bifite agaciro. Paulo aravuga ngo ibyo byatumye ibyarindamu yanjye ngo mbitekereza ko ari amasi. Bibiliya y'Ikinyarwanda yarabyoroshye
biroroheje, ariko ubundi izindi Bibiliya ni amazirantoki, ni ibintu by'ibideshe biraho bidafite gahunda. Paul yaravuze ngo kuba mfite maîtrise, kuba narize, kuba mfite doctora muri theology, kuba ndi umuroma, kuba urikije ibintu Yesu yampaye ni bito byatuma mbireka nkakurikira uyu mugabo. Twese haleluya. Reka nzi mbabwire impamvu yabyo. Ibintu byose mwirirwamo, ibi mwirirwamo, ziriya nyuguti murundarunda mukazihuza zikavamo Icyongereza n'Igifaransa. Ziriya nyuguti murundarunda, abaganga bari hano ziriya nyuguti murundarunda mukazegeranya zikavamo so, zikavamo bwa bwoko bw'imiti mujya muduha kwa muganga, na za nshinge na kwa kutubaga mutubagagura. Biriya bintu murundarunda mukabirundarunda bikavamo ibyitwa igisa n'ubuzima. Biriya byose ni ingaruka z'icyaha. Tuvuga iki kindi kitari iki? Kubera ko icyaha kimaze kuza mu isi, ubuzima bwarabuze. Hanyuma rero isi ihita yiga systeme yo kubirundarunda no kubidodadoda. Namwe muraprofita muza kwiga. Biriya byose ni ingaruka z'icyaha. Icyaha cyabigishije kuvura, icyaha cyatwigishije gucuruza, icyaha cyatwigishije gushakisha, icyaha cyaratwigishije gushakisha. Hanyuma rero kuko ubuzima bwari bwavuye mu isi, Yesu agarukana ubuzima. Bose ngenje kubakurira inzira ku murima, mbabwira ngo nubwo ari byiza mufite amazina meza tubakomera amashyi, nanjye narize urumva, nanjye narize dukeya tutari nk'utwanye cyakora ni dukeya, ariko baririmbye mwaje kuririmba Beura. Reka babwire ibintu Satani yari yaratunyaze, Yesu yarabigaruye abiza icyakora ntiyabizanye bifatika, yabizanishije ijambo. Hanyuma ibintu systeme y'isi ishyiraho abantu ba Putine bagasara, bagakora imbunda, Amerika igasara, iriya ni systeme y'icyaha. Ariko Yesu yazanye systeme y'ijuru. Mukomeze mu bidodadode nta kibazo, murundanye inyuguti n'ingombajwi, mushyiremo utubago n'utwitso, nta kibazo rwose, tuzabakomera amashyi, tubite ba doctor, tubite, ariko amaherezo yabyo birashira. Ariko ibya Yesu nibishira. Gahunda y'Imana niyo kugusubiza icyo watakaje muri Edeni. Ndashaka kuvuga kuri aba bagabo babiri batareba kimwe. Ndavuga kuri Petero, mvuge no kuri Mose. Abagabo babiri bareba muri sens opposé, batareba kimwe, bareba ibintu bihabanye. Umwe yabanye na Yesu, undi amwumva mwiyerekwa, aganira n'amarangamutima. Petero abana na Yesu live, barabana, barasangira kawunga n'umuceri, barasangira ibishyimbo. Hari igihe ngo bagiye guca amasaka, inzara yabisha, barahekenya. Hamwe atari ko abigishwa bawe ni fake, barya amasaka kwera. Ikintu cyatangaje isi ni ukubona uwitwa Mesiya avuka mu buryo abantu batatekerezaga. Umusore utarambaye pampers ari uruhinja kandi ari umwami. Ibaza umwami utarambaye pampers. Berisoye yari umuvuri kandi ni umwami w'abami. Mumutekereza mute? Yabonye Mariya ntawe umuhembye, ntawe umuguriye agasombe, ntawe umuhaye igisombe irimo ikigumba, abona ntawe umuzaniye agatoki. Arabatereka njye kwishakishiriza, basi uyu muntu nanyuzemo atazava ko ndi umuntu wa fake, gahita ajya mu banyabwenge. Burya yari agiye gushakira Mariya ibihembo. Bafashijwe. Hari ukuntu utunga Yesu ukabona ni ibintu bya fake bitari mu buzima, gatavata okay, reka mushakire ka office muri CHK, basi ajya nkorera atavunika, akaba gushyizeyo ukitwa dogiterera, akagushakira agaseta ahantu, nibura ukajya ucuruza, abandi bagura ka uniforme ntugire ipfuno. Burya bagiye gushaka mu banyabwenge hirgiriye, ajya kumushakishiriza ari umwami w'abami, abona Mariya ntawe umwitayeho. Yewe yari yabuze n'abamuririmbira kubera umwami, ahantu hose umwami arakunda indirimbo, akunda igitaramo, abura abamuririmbira. Ajya kureba abungeri bari baragiye
aragiye intama aravuga ati we muve mu ntama n'ihene muzana mbereka ahantu umwami yavukiye. Barahaguruka ngo bumve ijwi ribayobora bajya kureba umwana aho yavukiye. Ngo bahageze umwuka arabahishurira arababwira uyu mu ijuru twamuririmbiraga ku manywa na nijoro, yari umucyo, yari Imana. Mwebwe muri mu ntama n'ihene nta n'iso. Ngo bararirimba ngo mu ijuru icyubahiro cy'Imana, ngo no mu isi amahoro abe mu isi. Umwami akunda indirimbo Pawulo mujya mumuririmbira. Uyu mwami akunda indirimbo kandi reka zikunde, ni ibintu byo kuva kera. Munyikirize amen. Reka mvuge kuri abagabo babiri bagize amahirwe yo kumenya Imana ariko bayimenya bitandukanye. Icyakora nyuma byaje kugenda neza kuri Petero. Petero yicaranye n'abandi bigishwa 12 na Yuda arahari. Ziko Yuda yapfanye amasezerano meza we. Burya ibintu Yesu yavuze na Yuda yaragize gute? Simwanyikirije ko nabakunze. Uno mukanya mwabyinaga narinzi ko muri munyumve. Amasezerano meza Yesu abwiye abigishwa. Arababwiye ngo mwebwe abarekeshejwe ibyanyu no kunkurikira. Yuda ati we. Yuda ati we Jésus nakupenda sana. Yuda nawe ari mu bafashwa bakabyina utazagira ngo ntazi kubyina. Nawe ababizi. Ibyo Petero akora na Yuda agira gute? 12 bicaranye nawe. Akuretse kirondo ryivanze n'ibisambo. Ariko ubundi ko tubyina kimwe tukaririmba kimwe tukambara iniforume zisa, mwakubitamo ikote rya bresiere natwe tukarikubitamo. Ubundi wamenya utirondo n'ibisambo ukuntu byivanze udafite quelque chose. Irondo ririvanga rikivanga n'ibisambo, kamara iniforume iri haka bresiere gatambitse, kavuga mbego tunyange we. Yesu Petero aramubaza ngo ariko ko twasize ibyacu tukagukurikira ubundi ibintu birimo akanura. Ubara abantu bari kwiga hano muri sepu muri kaminuza hano babwira Imana bati tuzagukorera ariko natwe uzatwishyure. Bameze nk'abari kuyikopa. Umuntu umwe yagiye gusenga abwira Imana ati Imana ubyibuke ko ibi bintu mbifitemo imibyizi myinshi. Ibi bintu mbifitemo imibyizi myinshi ntago wampemukira. Imana iramubwira ngo nturakora kuko Bibiliya iravuga ngo iherezo ry'umuntu niryo ryiza kurusha itangira. Erya abantu bakorera Imana bakagira ngo ni karuswa bari kuyiha. Iyo yemwe we kubw'ubuntu bw'Imana, Imana izatugirira neza. Ariko ubundi dufite umwenda wo gukorera Imana. Munyikirize amen. Baramubaza ngo mbese ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Ngo Yesu arabitegereza arabwira ati Petero we umbajije neza, birashoboka ko hari n'abasepiye bari kuzambaza iki kibazo. Ariko abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira, abasize abana babo bagasiga abagore babo bagasiga imiryango yabo bakareka amasambu yabo amaduka bakayakinga, bagatanga amafaranga yabo badategereje inyungu, ntawe uzabahemba, bagakora byose kubw'ubwami bw'Imana, nzabaha ibi biruta inshuro. None rero barabatuburiye ngo bazabakubira inshuro. Ubwo niba warasize abana 4 bazagukubira inshuro 100 ugira abana ingahe? Ngo bazabakubira inshuro 100. Ninde wabibabwiye? Bazabaha ibi biruta. Ubugingo buruta ibyo mwasize. Ngiyi imibare ya Yesu. Ntabwo muzakubirwa inshuro 100, ahubwo bazaduha ibiruta ibyo twasize. Nafashijwe mwana gitare, bazaduha ibiruta. Agashahara uhembwa ni gake ukurikije umunaniro w'ibi bintu biba muri uyu murimo ni muke. Ariko Yesu yaravuze ngo abasize ibyabo kubw'ibyo asabaha ibiruta. Uzajya ureba Yesu gusa unyurwe no kumubona. Vuge kumbe
Okay, abandi bagiye muri class ndi mu materaniro, kumbe Yesu yarambikiye ibi bintu byiza gutya. Uhita wicuza uvuga uti kuki ntateranye buri munsi koko? Murembye yaravuze ngo nimureba nzanyurwa. Duhereze Imana icyubahiro. Avuze ngo nindeba Yesu nzagira gute? Nzanyurwa. Bazakubirwa inshuro 100 kandi bazahabwa ibibiruta, ngo ndetse bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Nari mbafite amakuru meza avuga ngo gahunda y'Imana niyo kugusubiza mu byo watakaje muri Edeni, ititaye ku byo utakaje wowe. Icya kabiri, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu nagaruka ibintu byose twatakaje bizata agaciro, ariko ibyo twakiriye muri we bizahabwa value, bizahabwa ubuzima. Alo, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nukuri nugera mu marembo y'ijuru ntibazakubwira ngo duhereze diplome yawe turebe tuyiha agaciro, ahubwo bazakubwira ngo mbese wabaye umwana w'Imana? Umwana w'Imana? Bakubwire ngo yego ndi umwana w'Imana. Bakubwire ngo injira mu munezero wa so shobuja. Ku marembo y'ijuru ntibazakumubaza umubare w'abana wabyaye, kuko ngo mubyeyi warakoze zana abana bawe. Oya, bazakubaza ngo mbese uri umwana w'Imana? Babwire ngo ndi umwana w'Imana. Bakubwire ngo nuko mugaragu mwiza warakiranutse, injira mu munezero. Ntibazakubaza amafaranga wacuruje muri Matewusi cyangwa muri Shike. Oya, bazakubaza ngo mbese uri umwana w'Imana? Babwire ngo yego ndi umwana w'Imana, injira mu munezero wa shobuja. Yesu naza ibyo twatakaje bizata agaciro burundu, ariko ibyo yaduhaye bizagira ubuzima. Mose uyu mugabo niwe njya gusorezaho tugasenga. Mose ni umugabo wavutse nabi, avuka nabi ariko akura neza. Narivuze ngo Mose yavutse nabi ariko akura neza. Kubera iki yavutse nabi? Avutse mu gihe Abaheburayo bari kwicwa. Avukiye muri maternete irimo abagore 2 bahawe mission yo kwica abana b'abahungu ariko b'Abaheburayo. Ariko ngo bagambirira mu mutima kutasiyanduza, kuko bari bamenye ko ubu bwoko bwavuganye n'Imana. Ngo baraganira baravuga oya ntituzishyiraho amaraso y'aba bantu Imana itazayatubaza. Ngo bajya inama banga kwica abana b'abahungu b'Abaheburayo. Biravanga umwami arababaza ngo niki cyabateye kudakurikiza amategeko n'amabwiriza nabahaye ngo mujye muhotora abana b'abahungu? Ngo basubiza umwami baramubwira ngo abagore b'Abaheburayo n'abanyembaraga, iyo tugiye guhotora abana babo dusanga babakikiye mu ntoki. None twabikora gute? Imana ibahe imbaraga mubyarire mu isi, amasezerano yanyu avuke hatagize abayahotora. Tafashijwe. Imana iguha imbaraga zo kubana nayo, isezerano ryawe rizavuke uriterure hatagize ikintu kiri guhotorera mu ntoki. Mose avuka muri ubwo buzima bwo gupfa. Birashoboka ko hari abandi bana bapfuye Mose avuka ariko we Imana iramuzigama. Biravuga ngo nyina ananiwe guhora muhisha, ngamujyana mu kato, amubohera kato agashyira mu mazi. Aravuga ati basi ne kubona umwana wanjye amfira mu ntoki, abantu batazajya bakomeza kuza kundeba bashaka kumuhotora ndeba, henga mwikureho njye mwihekure azapfe ntamureba aho kugira ngo amfire mu ntoki mureba, cyangwa abanzi bacu bazamunyicane ndeba. Ngamushyira mu kato aramujyana, ngamujyana ku mazi. Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kibaya iberaho si cyarimwe n'uyu munsi niyo turi kumwe. Imana iherekeza Mose aho yari ari mu mazi, iyamurindaga ari mu bibero bya nyina ni nayo yamurinze ari mu kato, kuko ibera hose icyarimwe, ibera hose icyarimwe. Ngihita iteza ikibazo ibwami, ibwira umukobwa wa Farawo, iramubwira ngo manuka ujya koga.
iganira n'ibitekerezo by'umukobwa wa Farawo. Hari igihe Imana idakoresha ijwi, ikaganira n'ibitekerezo n'amarangamutima, ishaka kugira uwitabara. Afashirwa rwose, si ngombwa ngo ihindishe inkuba, imirabyo irabye, imvura igwe, oya sibyo. Hari n'igihe iganira na mind, ikaganira n'ibitekerezo, igatabara uwishaka gutabara. Kandi abantu benshi muri iri teraniro mwatabawe mutumvisha inkuba, Imana ikoresheje ibitekerezo gusa. Imana ihimbazwe. Ngaramanuka, uzi igitangaza kibaye ibwami, uko biri kose ntihaburayo pisine, hariyo dushe nziza, hariyo amazi ashyushye nakonje ibwami. Ariko umwana w'umukobwa igikomangomakazi kiramanuka kijya koga, telekomande ikiyobora nta yindi, ni umugambi w'Imana. Haleluya. Telekomande y'ubuzima bw'umuntu wavuganye n'Imana, umuheburayo nyakuri, ntibigombera urusaku, oya. Imana ifite ukuntu ibikora, ikabikomandinga, bigakunda, bikagenda, bikajyaho uwo Imana ishaka gutabara ari. Nuko haba hasuzuguritse mu isi y'uwateguwe gutabara, ariko mu isi y'umwuka birakunda. Nubwo cyaba ari igikorwa giciriritse kuwateguwe gutabara, nyir'ugutabara, ariko mu isi y'umwuka birakunda, kubera si we wiyobora, si we ubishaka kujyayo. Hari imbaraga zimuri inyuma zimusunika ngo genda ubikore, genda ubikore, genda ubikore, ndabishaka. Haleluya. Korera Agape y'i Nyarugenge yararirimbye iravuga ngo hari ukuboko kwiza kutagaragara, ngo gukora imirimo mu buzima bwacu, ngo guhorana natwe, ngo kugendana natwe, ngo kuturwanirira buri munsi na buri saha. Hatari ukuboko wagwa ku iseta, hatari ukuboko ntiwacuruza ngo bikunde, hatari ukuboko ntiwakiga ngo ziriya nyuguti zinjire. Hari imbaraga zikomeye, hari ukuboko k'Umwami Yesu ukora imirimo mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Aramanuka agerayo, igihe arimo ari aho hafi ngo ku nkombe ashaka kujya koga, ngabona akato karimo karakararembera aho hafi, amaso ngayahezayo. Reka mbabwire, ku mazi hari ibintu byinshi byo kureba. Abantu mwagiye ku nkengero z'amazi za Kivu n'ahandi, haba hari ibintu byinshi byo kureba, ariko umwana w'umukobwa ngo yitaye ku kato, ukakabona kagenda, ngo yumva ijwi ry'umwana uri kuririra muri ko. Ngabwira abagaragu ngo nimugende munzanire karakato ndebe ikirimo. Ngo barakazana, ngagapfunduye, ngabona harimo umwana mwiza w'umuhungu. Hari ikintu cyanangaje cyane, uyu mwana mwiza w'umuhungu ari mu bahigwa na se w'uyu mukobwa. Birashoboka ko n'uyu mukobwa yari ari mu bagira inama se ngo bice Abaheburayo, ariko Imana izi kujijisha we. Ibiganza by'umwanzi wa Mose byaramuteruye, biramurera, bimuha kigozi, bimwishyura minerivare, biramukuza, arakura, aba umugabo w'imyaka 40 bataramenya amakuru. Ayo mashini baraya Yesu byakomera icyarimwe. Haleluya. Ibiganza by'umwanzi we byaramureze, bimuha igikoma, bimuha sosoma, bimuha umuceri, bimuha kawunga. Mose ararya, arakura, aba umugabo. Burya Mose yari yarize, utagira ngo ntiyari yarize, bamwishyurira minerivara n'umwanzi wabo, sina habari. Ndashima Imana ko hari ibintu igijijisha, tukaba hafi y'amaboko yabyo kandi bifite imbaraga zo kutuniga, ariko ntitugire icyo tuba kubera umugambi w'Imana. Ndafashijwe. Bugufi bw'ibidushaka, bugufi bw'ibidukeneye, hari amaboko akomeye atagaragara y'Imana ajya ahorana natwe. Wabisobanura ukuntu wiga umwaka umwe ukiga imyaka 2 ukiga 3. Erega byahereye muri Garidiyene kubagize umugisha wo kuyiga.
ukuboko kw'Imana kuraguherekeza ujya muri primaire, kandi ubwo hari abandi mwiganye batagize ayo mahirwe. Primaire urayirangiza, ugira umugisha uratsinda, ujya secondaire tronko murayikubita irarangira, ujya muri section urayiga, icyare turagitsinda, ubonye amahirwe uje muri université. Ayiwe data we, bereza Imana icyubahiro. Hari amaboko akomeye, erega namwe mutize hari andi maboko akomeye. Wabisobanura utese, wabivuga gute? Hari imbaraga z'Imana zikomeye zibana natwe. Uyu muhungu witwa Mose akuriye mu buzima bwiza burimo ibiryo, aho kuryama heza, ibyo kwambara byiza, ishuri ryiza. Urumva Mose ni umwana w'umwami, yigana n'abandi bategetsi bose, abana b'abategetsi bose bigana nawe. Ariko ngo umwuka akajya amusanga akamubwira ngo nubwo wiga muri kaminuza z'Abanyegiputa ntago uri Umunyegiputa. Hello? Nubwo wiga muri campus ariko uri n'umwana w'Imana, uramenye utaziyanduza. Jya uza wiga Icyongereza, ariko nutaha usubiye mu rugo wibuke kuri Umuheburayo. Ufata inshinge CHK Faisal n'ahandi, mu kanya nutaha cyangwa nubona agapoza ugenda ubwire Yesu uti ndagarutse. Hallelujah. Ngo umwuka akajya amuganiriza akamubwira ngo umva wowe, nyoko n'Umuheburayo, so n'Umuheburayo, attention witonde, Abanyegiputa batazakumaramo imbaraga, ugatangira kurya nkabo, ugatangira kwambara nkabo, ugatangira kwiyogoshesha nkabo, ugatangira kumera nkabo. Uramenye Mose we, ntuzadukoze isoni hano. Minerivare twatumye Farawo kwishyurira byavuye mu maboko yacu, tuzadutesha agaciro. Uri Umuheburayo wowe. Bibiliya iravuga ngo Mose amaze gukura. Pawulo yaravuze ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, ariko amaze gukura ng'iby'ubwana ndabireka, ngo ntangira gutekereza nka Kristo, ntangira kuvuga nka Kristo, ntangira kugenda nka Kristo, ntangira kuvura nka Kristo, njya kuri mashine nka Kristo, ndara muri shambure nka Kristo. Iby'ubwana ndabireka. Iby'ubugoryi mbivamo. Ayiwe, ngo Mose amaze gukura. Umuntu ashobora kuba mu idini imyaka 30 atarakura, kandi ahambara taninga, wahamba nati we, wahamba nati siyabonga we, akaba mu idini atarakura, yikoze iby'ubwana atabizi ko ari Umuheburayo. Abandi banywa inzoga nawe akayinywa, bakambara ubusa nawe akabwambara, barara muri roji nawe akararayo, banywa kambuca nawe akazinywa, banywa urumogi nawe akarunywa, banywa byeri nawe akayinywa, basambana nawe agasambana. Aracyari umwana, icyakora ururimi rwo kuvuga Yesu rwo ararufite. Ha protokora akambara baji da y'idini hano, sepu yora kampisi kakubita hano, ariko uri umwana. Panaro ukayimanura we, ukayimanura ku cyumweru ukaza kutubeshya. Abarokore musige muri abatekinisiye, ntimukibeshya ngo mubeshye gutyo gusa, musige mubeshyera mu ndirimbo. Bibiliya iravuga ngo Mose amaze gukura. Nashatse guhuza ubuzima bw'abo bagabo babiri bahishuriwe Imana, ariko bayihishurirwa mu buryo butandukanye. Ibintu Petero ari gusaba Yesu nibyo Mose yaretse. Haleluya. Hari ubwo ndimwega za kosinisi na sinise hano, muzubwo ibyo bintu birimo kosinisi na za tangente. Yesu imibare Mana yanjye, imibare.
ibintu bya Yesu iyo bitajemo umwuka bihinduka za tangente na za logaritime kubera ko iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Biravuga ngo Mose amaze gukura ngabona kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Urumva ifiyeri igikomangoma ngarabibalansinga bishyira ku munzani aravuga ati kuba igikomangoma kuba umuheburayo. Abaheburayo barabumba amatafari, igikomangoma kiranywa igikoma cyavoka mu gitondo. Ndabihuza gute? Nimba umuheburayo nzaba ngayitse ariko maso y'Imana nubashwe. Nimba umunyagiputa nzaba nubashwe muri Egiputa ariko ku Mana ni feke. Ngabishyira ku munzani. Eliwizaho tano rakita zayi wistivai. Abishyira ku munzani arabipima. Ejo akabona ko umunyagiputa nibyo biri hejuru kuko bifite inyungu za nonaha. Shabuze ukuntu kuba umunyagiputa biryoshye. Datawe bikwambika utarushye, kuba ufite ikigabo kikugurira. Kuba umunyagiputa ni ibintu bya sweet. Haleluya. Kuba umunyagiputa yosuwe utanga cya gice cyo mu majyepfo bagahita baguhaka akazi. Kuba umunyagiputa ariko kuba umuheburayo birakubwira ngo no itonde utegereze icyo Imana yavuze. Attention please, genda buhoro. Hanyuma rero uko kugenda buhoro ni inzara, nukwambara ubusa kandi uri muri Kigali piga sitire. Kuba umuheburayo bikakubwira ngo genda gace, mu ijuru ntitureba ubwinshi bw'imyenda, tureba ubwinshi bwo gukiranuka. Wahura n'umunyagiputa akaza akakubwira ati wase diplome yawe muri UR campus ugikumariye iki ko wabaye fake. Guharya ngo wirega guririmba ngo kuko umwami Yesu ankunda nta mahoro hagati yo izagutabara utagangaye. Ni Kapoloni yabwiye mu Kristo, yarambwiye ngo ibyanjye birihuta nugumana nanjye nzajya nguha ibintu byihuse. Mu Kristo arambwiye ati oya nubwo ibyawe byihuta ariko n'iby'igihe gito. Hamwangaraga umwami wanyahemba atinze, arambwiye ati nta kibazo nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba biraramba. Nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba bigira gute? Biraramba. Nubwo ahemba atinze ariko ibyo atanze biraramba. Amashyi kwa Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ahemba atinze bakobwa beza ajya atinda. Ahemba atinze basore ariko ibintu atanze urugakubakiye ruba rurimo amahoro yuzuye. Nubwo arutanga atinze hari igihe abikora atinze kandi reka atinde arashaka kuguconga ngo agushyire ku rugero nk'urwe. Azaguha umugore utazakukurura amatwi kandi uri umugabo. Urukundo mundebye neza. Reka uzahura n'umunyagiputa akazajya gukurura amatwi bati nta bugabo bwawe wabajyanara ko warize ngo uzi kuvuga icyongereza no gushinga inshinge. Umugore w'umunyagiputa akazi ariko iyo wihangananye na Yesu ashobora kubiguha bitinze ariko akazabiguha bifite ubuzima. Abantu bo muri VIP haleluya bameze neza cyane. Bibiliya ivuga ngo Mose amaze kubona ari umuheburayo pire, umuheburayo pire, ahamagara, uzi ko buriya wasanga yaritaga umukobwa wa Farawo mama kuko ntiyari yarigeze amenya amakuru ko atari we nyine. Umva uruhinja rw'amezi 3 bakuye mu mazi rwarerewe ibwami, buriya ziko umukobwa wa Farawo ari nyi aranga ati mere ngwino nkuganirize nkubwire hari andi makuru namenye utambwiye. Kandi uzane na dadi, nani uzane na sogokuru, ubwo ni Farawo, uzane na nyogokuru, mwicare hano mbaganirize. Arabwira ngo hari ijwi maze iminsi numva ntari narigeze numva mu buzima bwanjye, byanyemeje ko ntari umuhungu wanyu. None se ryakubwiye kurinde? Ati ryambwiye ko ndi umuheburayo. Kumbe burya twakuzanye utari uwacu. Umwanzi wacu kuki wowe utapfuye mu bandi
arabwira ati sinapfa, hari ukuboko kwiza guhorana nanjye hano, kandi uko kuboko ntikugaragara. Abarabwira ati mwakira imyenda yanyu, icyumba nararagamo mu gikinge nguru urufunguzo, garderobe y'imyenda ni muyima sava ndayijyana. Ya mayoneze n'umuceri naryaga mu bigumane. Nubwo bene wacu babumba amatafari ariko bafite ibyavuzwe. Aho kuzi ko abantu bahano bahe. Haleluya. Nubwo bene wacu babumba amatafari ariko bafite ijambo rimaze imyaka 430. Babana naryo, bararana naryo, bararirirana. Numvise ijwi rivugana nanjye ngo icyo gihe kigiye gushyirwa iherezo. Hanyuma mugumane imfunguzo zanyu, biro yanjye muyifunge, nubwo nari umunyamategeko ina, ariko ni muyifunge, nemewe kubabarana na bene wacu. Arahaguruka umwana w'umuhungu w'imyaka 40, arahaguruka ava mu rugo rwa Farawo, asiga icyayi cy'amata y'ifu, asiga umuceri na mayoneze, arya kurya ibyo kurya bya bene wabo. Biravuga ngo kwizera niko kwatumye ubwo Mose yaramaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ngahitamo kurenganganwa na bene wabo, ngo kuko yatekerezaga ko iby'ijuru rimutekerezaho muri Kristo Yesu ngo biruta ubutunzi abanyegiputa batunze. Egiputa muri kiriya gihe yari imeze nka Amerika y'ubu. Tekereza ubutunzi bwose Amerika ifite, amafaranga ifite, ibintu ifite, ibigega by'ibiryo, imbunda za kirimbuzi. Tekereza ibintu Amerika itunze. Ariko kwizera kwabwiye Mose kuramuganiriza, kuramubwira ngo ibi bintu Amerika itunze ni fake ukurikije n'ibyo Yesu abitse. Ndabifuriza kureba Yesu gutyo. Unyikirize amen. Ndabifuriza kureba Yesu gutyo, ntimumurebe nka Petero uzahindukira. Petero yarazi ko Yesu azamuhindukira iboro akamushyira mu bwami. Yumvaga azabicegera cye, Yesu azaba umwami, Petero akabicegera gikurikiye. Arambwira ati suka imibare yanjye imeze, nazanye ibyo mwatakaje muri Edeni, nazanye ubuzima, nazanye ubugingo. Unkurikira azabona ibi biruta inshuro 100. Ndabifuriza kureba ibyo amaso atabona no kumva ibyo amatwi y'umubiri atumva, mutumbira ingororano abera bazahabwa. Ibyo ni ryo jambo rinabazaniye umwuka wera yari yamaye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge. Mvugishije umwirongi cyane, torero mukomere, icumbi ribaye amanyobera, amapfa afashe intebe, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese, kuko imihigo myinshi mwahise ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, mwizere isezerano. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso mwizere isezerano. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso mwizere se. Duhaye agaciro ibintu Imana yabashyizemo ngo bigire umumaro mu gihe gisa gutya. Akazi Imana yaguhaye tugahaye agaciro rwose. Amashuri Imana iguhaye kwiga tuyahaye agaciro, ntago tubitesha agaciro kuko niho hana Imana igushyize ngo ube uriho. Ariko kandi imbaraga za Egiputa ntizizakwibutsa ibihembo biri muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nucuruza ukunguka ugahirwa mu isoko,
nujya mu kazi kawe mu buzima bwa buri munsi, wakiga ugatsinda, wahinga ukeza, n'ibindi byose dukwiye gukora muri iyi si, ntusibagirwe ko hari ubundi butunzi bukomeye buri muri Kristo Yesu. Imana igukomeze kandi nanjye Imana inkomeze mu izina rya Yesu. Nubwo abanyiricumbi bava ngo yaradutaye, ariko abafite mwizere se. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko waduhaye agakiza, turagushimiye ko waduhaye ibiruta ibindi, turagushimiye ko mu mwana wawe washyizemo ibyo isi itari ifite. Turagushimiye ko muri Kristo wahashyize ubuzima ubwo umwanzi yari yaratwatse. Turagushimiye ko muri Kristo wahashyize ibintu umwanzi yari yaratwambuye muri Edeni. Uramuduhereza ngo dusubizwe agaciro, uramuduhereza ngo dusubizwe ubuzima, uramuduhereza ngo twongere tuba abana b'Imana. Ishusho ya mbere ya Adamu wa mbere yari afite, nubwo yatakaye muri Edeni, Imana yayigaruye muri Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Duhaye agaciro icyo gikorwa, duhaye agaciro umusaraba, duhaye agaciro yambaye Yesu, ariko cyane cyane turashimira umwami Yesu, ariko cyane cyane turashimira Kristo wemeye kuba umuhuza wacu n'Imana. Udushoboze. Isi iratubwira ko ibyayo ari byo biryoshye. Ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'impiya, abantu bakemera bagakora ibyaha kugira ngo baronke ubuzima. Ariko Yesu, cya gihe uvuye mu masengesho wabwiye umwanzi uramubwira ngo ntago nahindurira ibuye umutsima, kuko agaciro ko kubaho ntago ari uyu mutsima, ahubwo agaciro ko kubaho ni amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Duha amaso areba, haleluya, kandi amatwi yacu niyumve ibyo umwuka avuga, kugira ngo duteshe agaciro ibyo umwuka atesha agaciro, kandi duha agaciro ibyo umwuka aha agaciro. Haleluya, kuko ibyo umwuka aha agaciro nibyo bizaramba, nibyo bizagumaho. Haleluya, amashuri azashira ariko ubugingo buzagumaho, akazi kazashira ariko Yesu azagumaho, abagabo n'abagore bazashira ariko Yesu azagumaho, abana bazashira ariko Yesu azagumaho, amafaranga azashira ariko Yesu azagumaho. Haleluya, amazina akomeye azashira ariko izina rya Yesu rizahoraho. Duhe kuba inshuti na Yesu. Ibituvunikira tugoka bizashira. Hari ukuntu umuntu arara yiga, nanjye narize biramvuna ndabizi, hayiwe, ariko ibi bizashira. Hari n'ukuntu umuntu abona akazi amafaranga atagiye kuboneka bigashira. Hari igihe umuntu yubaka inzu nziza ntayibemo bigashira. Haleluya, dushoboze kuzabana n'ibidashira. Imyenda irashira ariko Yesu azagumaho. Ayiwe, ubutunzi buzashira ariko Yesu azagumaho. N'abamwizeye bazagumanaho nawe, bazabana n'Imana iteka ryose. Tugukomeye amashyi kuko twahishuriwe ibyo. Ababyeyi nibakuvugiriza impundu, dukomere Imana amashyi kuko twahishuriwe tukamenya ibanga ry'ibidashira Imana yashyize muri Kristo Yesu umwana wayo, kandi dufite icyizere gikomeye cyo kuzabana nawe. Urakoze Mana kubw'ijambo ryiza uduhaye, cyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu.